Ni mu karere ka Ngoma ahera ishyano ryabereye. Nk'uko mwagiye mubona ku mbuga nkoranyambaga, abantu bati abakobwa be baramwiciye, abakobwa be bati natwe ntabwo ari twe twamwishe. Biri kugenda bicicikana ku mbuga nkoranyambaga, ariko uyu mukecuru yashavuje abantu benshi cyane. Ni umukecuru w'imyaka 70, yabyaye abana, abyara abakobwa n'abahungu. Abahungu arabatonesha, bya bindi bita mu kinyarwanda nyine ngo ni ukubatonesha, uko yabahaye imirima. Hanyuma abakobwa bo ntiyagira ikintu aba, abakobwa bararakara. Bahoraga mu ntonganya zigiye zitandukanye, ugasanga abaturanyi bari kujya gukiza bitewe nyine n'ayo makimbirane yo mu muryango, kuba yarahaye abahungu hanyuma abakobwa akabima. Abakobwa bati ntabwo ari wowe watubyaye se, kuki atanga imirima twebwe akatwima? Ntabwo turi abana nk'abandi. Ati abagabo bacu benda kutwirukana ngo kubera ko imirima y'ababyeyi baragiye ngo bayihera basaza bacu gusa. Hanyuma bati twebwe ntibaduha. Abagabo rero birwa bavuga bati none si icyo wavanye iwanyu ni ikihe? Atugira umvire mu rugo. Abakobwa bati iyo aba natwe dufite papa wacu ahari niwe wari kuzaduha. Ati akima aba basore, ati ibintu biri kugenda bitubaho aba basore cyangwa se basaza bacu, iyo papa wari uhari mama yarapfuye, ati nabo baba bari kutugaragaza gati nk'uku nguku. Ati wasanga papa yari kuzatwihera imirima hanyuma aba basaza bacu ntabaye, none mama yarasigaye aho kugira ngo twese tugabanye turinde amakimbirane twese ari kugenda yihera abahungu imirima yose yarayibamariye. None se ubu twebwe tuzaba bande? Ati nubwo bari kugenda bavuga ngo bati nitwe twishe mama, ati ntabwo ari twe twamwishe. Ati gusa twe dufitanye amakimbirane, ariko nanone byavuga ngo nitwe twamwishe. Turi kugenda tubona ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, yaba bari gupostinga amafoto yacu, yaba bari gupostinga amafoto y'umubyeyi wacu, ndetse yewe n'abantu bari kugenda bakwirakwiza video zigiye zitandukanye. Ati twabibonye, gusa nanone ntiwakicira umubyeyi ngo yarakubyaye. Umubyeyi wakubyaye ni gute wamwica? Yego twari dufitanye amakimbirane, ariko se ni gute twakica umubyeyi wacu ngo nuko yatwimye ku mirima? Bari kubivuga ngo twamwishe, ariko twebwe turabihakana. N'abandi bamwishe noneho baza kutwishitirira ngo nitwe twamwishe, kuko ntibakemera ko bamwishe nyine. Ati mama wacu twari dufitanye amakimbirane, yatanze imirima ayiha abahungu gusa hanyuma twaratwima. Rero tutangira kugirana amakimbirane gutyo, nibwo twaje kumva mu gitondo ngo umubyeyi wacu yapfuye bamuteye icyuma. Ati ntituzi umuntu wakimuteye, gusa nanone iperereza riracyakomeje. Ati agomba kumenyekana, niba ari umwe muri twebwe abana be nyine b'abakobwa nabwo bazabiryozwa uwaba yabikoze, gusa ntiharamenyekana ngo waba wamwishe. Ariko abaturage bo bati nitwe twamwishe, ngo ati ni abana be b'abakobwa bamwishe kubera amakimbirane bari bafitanye. Ariko se mwabantu munyumvire aho isi igeze, munyumvire aho abanyarwanda bageze. Aya makimbirane ya buri munsi mu miryango azashira bigenze bite? Abaturage bo bati izi ntonganya za buri munsi hano ngaha twari tuzirambiwe. Abenshi ni nk'aho bavuze ati umukecuru yakwiye gupfa, ariko abandi bakavuga bati ntabwo yarakwiye gupfa. Ati leta yarabivuze ko umubyeyi agomba guha uwo ashaka, agomba guha uwo akeneye, kandi nta nagato karimo. Ati ashaka yabima, ibyo afite akabigurisha, cyangwa se ashaka akabibaha. None se mwabantu aya makimbirane yo mu muryango azakizwa n'iki? Niba ufashe umwana umwe ukamutonesha ukamuhereza ibyawe byose, abandi bavukana ntubahe, urakeka ko wowe uzarama cyangwa se uzabaho? Cyangwa se uwo mwana uyihaye urakeka yabaho? Bashiki be cyangwa se basaza be bashobora kumukura ku isi bitewe nyine nuko bamugiriye ishyari, kubera ko ibyo wamuhaye byose bari kuzabigabana, ariko ukabimuhaye wenyine. Abantu bo mu karere ka Ngoma rero bagiye baganira n'ibitangazamakuru, bagenda bavuga yuko yego ngo biremewe kuba wahereza umwana ushaka, ariko nanone ntiwagakwiye kumuhereza byose kubera ko n'abandi bavukanye utabahaye. Ati nibyo bikuru amakimbirane rero. Ati ibingibi nibyo byatumye n'uwo mukecuru bamwica. Ati ntituramenya umuntu ushobora kuba wamuteye iki cyuma, ariko nanone birababaje kandi biteye agahinda. Ati n'abandi babyeyi bumvireho, niba uhaye umwana umwe menya ko ufite n'abandi, niba ari umwe koko muhereze, ariko umenye ko ufite n'abandi.
nabo bashobora kuzahabwa. Ati wabaha gatoya ariko nanone ntiwamuhereza kinini ngo umuhereze n'ibyo abandi bazagabana. Ati kuko ntuba waramubyaye wenyine, none se niba umuhaye ari wenyine abo bandi bazatungwa n'iki? Abo bandi bazabeshwaho n'iki? Ati nibyo biri gusenya ingo. Ibaze mfite umugore wa runaka cyangwa se mfite umwana wa runaka, bampaye umurima, umuturanyi wanjye nawe afite umugore cyangwa se mushiki cyangwa se musaza uwo nguwo nari mfite, none nabo bamuhaye umurima, hanyuma ku ruhande naho hari undi nta kintu bamuhaye. Urumva ni amakimbirane. Ati niba ari umugabo cyangwa se niba ari umugore bazakurana amakimbirane, usange mu muryango nyine ukuntu tugiye duturanye turi kugenda tutumvikana kubera ko umwe bamuhaye undi ni bamwe. Ati rero ibi byagakwiye guhinduka. Ati leta nirebe uko bigenza hanyuma iringanize, bavuga bati wenda buri mwana wese bagomba kumuha rimwe cyangwa kabiri cyangwa gatatu cyangwa 10% ku byo batunze. Bitabaye ibyo ngibyo abantu bazamarana kandi ni leta ibi kubitera. Ati none se nawe ndebera, niba abakobwa ari 5 abahungu akaba ari 2, hanyuma umubyeyi agahereza abahungu gusa ya mirima yose yari afite, abakobwa akabihorera. Ibaze niba ndi umugabo wo mukobwa, ntabwo nabyemera ko imirima yose itangwa hanyuma ngo umugore wanjye batamuha ngo ngumire mu rugo, yajya kwa nyina hanyuma ba nyina bakamutunga bakamwitungira kuko nta kintu baba baramaye ngo kimfashe kumutunga. Ati nuko mwirukana da. Ngaye nguko rero byababereye mu karere ka Ngoma ntavuga ngo nzabirangize. Usibye ko nanone ibingibi byagakwiye kutwigisha, bitabaye ibyo ngibyo imiryango izagenda ishyira bitewe nyine n'amakimbirane no mu muryango, bitewe no ku mirima nyine ababyeyi bagenda bahereza umwe abandi ntibabahereze kandi bose barababyaye. Ngo ni leta yabivuze da, ngo ni leta yavuze ati umubyeyi agomba guha umwana ashaka. None se ko wanze kumuha akakwica? Nk'uyu mukecuru w'imyaka 70 arinze kugenda kubera ko yatonesheje abahungu be hanyuma abakobwa be ntagire icyo abaha kandi bose yari ababyaye. Ngaye nguko rero reka nkwisabire rero kunshigikira ugakanda kuri buta subscribe aho hepfo ugafungura inzogera kugira ngo ibiganiro ndetse n'amakuru uzajye ubona kuyicano uzajye ubibona nyine utirira bishakisha. Reka nkusabe gukomeza kugira ibihe byiza kandi ugubwe neza, ndagushimiye.